mwe tubona mu biganiro bya buri munsi duhora tubagezaho nk'abisanzwe rero. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muherereye hose. Uramutse wumva urwaye wumve ko Imana iza kugukiza kandi ntiwihebe, kubera yuko burya ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana kandi niyo yagushyizeho kugira ngo ibashe kuba yabana nawe mu bihe byose. Twongeye kugaruka muri cya kiganiro cyacu rero kigenda kigaruka ku mafilimi atandukanye. Uyu munsi rero nabwo tugiye kugaruka kuri filimi bita Mihigo. Ni series rero ni nziza cyane iri guca kuri televiziyo Big Mind Empire, kandi ikaba ifite ubutumwa bwinshi cyane bagenda baduhereza buri munsi. Niyo mpamvu uyu munsi rero wowe uri kudukurikira uri iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali, ndavuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nazo zirahari, ndetse no ku mugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi wose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, ndetse namwe muri hano mu mugabane wacu wa Afurika, namwe Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibagirire neza. Nk'ibisanzwe rero ni Dr. Chef Gasagije Muzeko Ngomani uguhaye ikaze bundi bushyashya muri iki kiganiro. Tugiye tugaruka ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye umugani uvuga ngo iyo uhima igisambo urakibitsa. Ese byari bishatse kuvuga iki? Twiboneye ko umugabo bita Dave batangiye kuba bamukeka, nubwo we atarora kuba atabimenye, ariko mu mvugo ya boss wiwe biragaragara yuko yatangiye kumukeka ko ari we wakoze ibintu nk'ibi byo kuba umukobwa yaba yabuze akaburirwa irengero burundu, ntaje kuri polisi, ntagire ahantu na hamwe ajya. Dore yuko ibimenyetso bihari, nubwo mwebwe mushobora kuba mutarabyitayeho, nuko Dave umunsi umwe yabwiye boss ko umukobwa bamwimura. Nyuma yo kumubwira iryo jambo, nta kundi bongeye guhura bamubaza ngo umukobwa ninde waba waramucikishije. Ese ushobora kubutekereza iki? Ikindi, uno mugabo afite communication ikomeye cyane mu nzego z'umutekano ndetse n'izibanze zose. Ntabwo n'umukobwa akagombye kuba yaburiwe irengero nubwo ari kwa muganga. Ni nayo mpamvu kuri we byari bigoye cyangwa bitaba byoroshye kuba uyu mukobwa yacika akaburirwa irengero bingana gutya, dore yuko umukobwa we yamaze kuba anisanga ari mu bitaro avuye muri koma, nyuma yuko mama Mihigo na papa Mihigo bamugonze ubwo bari bagiye gusenga, ndagahita amujyana kwa muganga. Rero ibyo ngibyo niyo byasanze mu mutwe yakomeretse cyane, agira ikibazo kiri short ndetse kiri gufiya cyane, niko sinzi ukuntu nabibabwira, ariko ni ikibazo gito cyane hafi n'ubwonko, kitari kirekire cyatuma agenda akaburirwa ubwenge bwe bwibutsa bwose. Dore yuko nyuma yo kwisanga kwa muganga yabyutse afite ubwoba. Ubundi bavuga yuko iyo umuntu ari muri koma, reka iki kiganiro ndakibabwira tugiye gusoza, iyo umuntu ari muri koma, ijambo rya nyuma cyangwa ijambo rya nyuma yumvishije niryo agaruka avuga avuye muri koma. Ese ni ukubera iki? Reka nabyo turaza kubireba muri iki kiganiro, ariko reka duhere ku mugani wacu ngo uhima igisambo arakibitsa. Nk'uko rero nabibabwiye, reka tubanze turebe ni ibiki ese uhima igisambo akibitsa mu buhe buryo, cyangwa biba byagenze bite, bishatse kuvuga iki muri uwo mugani, usobanukirwe akantu kandi muri ibi ngibi. Iyo bavuze ngo uhima igisambo arakibitsa, biba bishatse kuvuga, bisobanuye ko iyo ugerageje gukosora cyangwa kubuza umuntu gukora nabi nk'igisambo, akenshi arushaho kuba maso cyangwa akomeza kugikora yirinda gufatwa. Mu magambo yoroshye rero, uhima bisobanuye kugerageza gufata cyangwa kubuza, naho igisambo arakirindisha kiba maso kurushaho, kirinda cyane. Igitekerezo gikubiyemo, iyo ugaragaje ko uzi amakosa y'umuntu cyangwa ukumuhana, hari igihe ahinduka ahubwo arushaho kubikora mu ibanga, cyangwa akagira uburyo bwo kubihisha neza. Urugero, nk'iyo umwana abeshya ukamufata, ejo ashobora kongera kubeshya, ariko akabikora mu buryo bwitondewe kurushaho kugira ngo atazongera gufatwa. Isomo riri muri uyu mugani, hari igihe gukosora bisaba ubwenge n'uburyo bwiza, kuko guhangana nabi
ni ikibazo bishobora gutuma kirushaho gukomera, ahubwo aho kuba kugabanuka. Cyangwa dusubire muri aka kantu ngo cyangwa kugira uburyo bwo kubihisha neza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umugabo Dave rero nk'uko mwabyiboneye yamaze kuba ari kubazwa byinshi cyane ku iburo bya Nyambo, maze atangira kurya indimi avuga yuko uwabiteye ashobora kuba ari wa wundi yasindishije, ariko ntabwo twibaza neza nimba ubwonko bw'uriya musinzi butibuka neza umuntu wamuhaye inzoga mu kazi kugira ngo abashe kuba yaburisha uyu mukobwa cyangwa umukobwa abe yabura. Mu gihe uyu mubosi we ahaye ikirego abwira akantu gakomeye cyane mu nota bimu, yibuke ko yavuze ngo bikore vuba vuba ubona amakuru cyangwa nawe uzabigenderemo. Mu kubigenderamo rero ntabwo ari ukumwirukana, iyo aba ari ukumwirukana Dave yakagombye kuba yagenda akanicara akagenda agahita avuga ati ntabwo nzabikora, ariko mu kumubwira ko bizamukoraho nuko nawe azabiramo ubuzima, kubera yuko uyu mugabo ahombye amafaranga atari make, ndetse ahombye amafaranga menshi cyane tutashobora kuba twavuga aka kanya ngo yumve neza, bitewe n'uko Nyambo yari amaze kuba igicuruzwa, ntabwo arakira umuntu, ahubwo yari amaze kuba igicuruzwa cy'ibyo uno mugabo amushakamo byose. Mu buryo rero muri uyu mugani wacu nk'uko tugiye tubisobanuramo, akenshi na kenshi uribaza ngo abanyarwanda bajyaga bavuga imigani kubera iki, ariko reka tugende tubihuzahuza. Ni ukuvuga ngo rero ngo isomo ririmo hari igihe gukosora bisaba ubwenge n'uburyo bwiza, kuko guhangana nabi ni ikibazo bishobora gutuma kurushaho gukomera aho kugabanuka. Bivuze ngo rero ahangaha uyu mugabo ashyize Dave ku kirego, kandi abizi neza ko Dave ashobora kuba yarabigizemo uruhare, kubera ko nta wundi muntu uri muri kampani wakora amakosa cyangwa watuma umukobwa acika, bitewe n'uko uno mugabo bari bamuzi neza, na Peri ubwe ntabwo ari kuba yabishobora, ari we wanamuzanye, dore yuko Peri we yari yamaze gukora deal yiwe, yamaze kuyisoza, isigariye mu maboko y'uno mugabo nubwo bitamukundiye neza. Nyuma y'ibyo byose rero uyu Dave akimara guhabwa ibyo ngibyo yagize ubwoba, kubera yuko yayibaza ngo ni hehe azakura ikintu, ni hehe azakura no mukobwa, cyangwa ni azakura ikintu cyo kubeshya, dore yuko ibi ngubu zatangiye kuba zamwakira, ubwo iperereza kuri we rigiye kumukorwaho, kandi bazasanga ari we watumye uno mukobwa acika, dore ko yaramujyanye mu rugo kugira ngo aryamane nawe amugire umugore bibanire gutyo, cyangwa se akaba ari bwo buryo ba boss bari bagennye ko uyu mukobwa agomba kuba agenda kuriya, kugira ngo bitewe n'impamvu z'iyo burya buri muntu wese arijya atega umutego akaba yakora ikintu bazi ko ari ikintu cyiza ari gukora, kumbe ni umutego yategeyemo abantu byo kugira umwana mwiza, dore yuko nari nababwiye yuko urukundo Nyambo yereka Dave ruzatuma Dave yisanga mu bibazo, kandi ni nako bigenze birangiye bibabaye. Rimwe na rimwe rero hari igihe tubabwira ikintu ahangaha tubana bateguza, cyangwa turi kubabwira ukuntu byifashemo, tugenda tubibira utubanga dutoya, maze mwega mukagira ngo ni ukubabeshya cyangwa n'ibyandi biba bisanzwe. Rero wowe ugeze kuno munota, reba ko wakoze subscribe uyikore kugira ngo dukomezanye ikiganiro turi fresh, twese dufite ibyo tugomba kuba twakora, twamaze gukemura ibyo dusabwa buri muntu ku ruhande rwiwe. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi sinshaka ko dutinda cyane, ndashaka ko dukomeza tunyaruka tuganira tureba akantu ku kandi. Reka twirukange rero turebe ngo ni iyihe mpamvu Nyambo abyutse ataka ngo ntimunyice. Ariko mbere yuko tuhagera tubasomera ibi bintu byose biranga umuntu uri muri koma, bituma agaruka avuga ijambo yasorero cyangwa ijambo rye rimuhangayikije akaba ari ryo avuga, reka tubanze tuganire ku uyu mama Mihigo ndetse na papa Mihigo bisanze mu bitaro barigwaje umwana badafitiye ibyangombwa. Ese byo kuba batabivuze kuri polisi ni igiki byishe cyangwa ni igiki bikemoye? Ni ukuvuga ngo iyo bajyana kuri polisi iki kirego cyangwa bakajya kuri polisi kuvuga ko bagonze umuntu, uyu mugabo yakagombye kuba afunzwe, imodoka ikabibitse, ndetse bakamwambura lisansi yiwe igihe kingana n'ukwezi. Reka tuvuge gutyo, nubwo ni itegeko ntarizi neza, ariko cyangwa ndaryibuka neza, bivuga yuko umuntu yagonze umuntu akagira ikibazo bagomba kuba bababitse ibikoresho bye, ndetse akajya mu bugenzacyaha kuba ari gukorerwaho iperereza. Rero uyu mugabo iyo akijya kuri polisi rero ibyo nibyo byari kumubamo, umugore we nawe yari kuba afite ikibazo gikomeye cyane, ndetse umwana nawe yari guhungera n'ikibazo, dore yuko muzi ko bari gutegura ubukwe bw'umuhungu wabo Mihigo, ari nayo mpamvu bashobora kuba bagize ubwoba bwo kuba bakirukanya kuri polisi, ahubwo bakaba ngo reka tujyane kwa muganga, dore yuko na muganga ubwe
muri raporo abasabye cyangwa mu byo ababwiye kumwitaho, ntago ababwiye ko bagomba kujya no kuri polisi kuba bakisobana cyangwa bavuga ibyo nga bajye gushaka ubutabera bw'uno mukobwa, dore yuko yagize ikibazo. Ariko impamvu yo birumvikana, burya umuganga yitamugoye ukishyura imiti y'umurwayi nta kindi abakubaza, kubera ko inshingano zawe wazikoze nawe ugomba guhita akora iziwe mu buryo bwihuse kandi bunoze kandi bumeze neza. Kandi ikindi, umuganga yatojwe kubika ibanga, ntago ari ucyo umuntu wese cyangwa ikintu cyose ngo agende avugagure. Ikiwe ni ukugira nimba polisi itaje kumubaza, akora akazi kiwe nk'uko Imana yamuhamagariye. Umuhamagaro we ubundi ubuganga ntago mwita kari akazi, mwita umuhamagaro. Ubundi mu gihugu hose abantu batatu bakora akazi k'umuhamagaro ni umuganga ndetse n'ababarinda, nimvuga abapolisi, abadaso ndetse n'abandi bantu bose mubona barinda, bose bakora umuhamagaro, hakiyongeraho n'umwarimu, abandi bose baba bari mu kazi. Ndetse ikindi, burya umukuru w'igihugu, abayobozi nabo baba bakora umuhamagaro, kuko ntiwabona ikintu bahemba cyo kuba bahita ku baturage barenze bumwe, bakita no ku miryango yabo. Ariko umushoferi, abandi bantu manipawa n'abandi bantu bose bakora ahandi hose, abakarani bose, abo nibo baba bari mu kazi, naho abo ngabo baba bibereye mu muhamagaro. Ariyo mpamvu rero uyu mama we yagize ubwoba ko uno mwana yapfa nta byangombwa, bakaba bagiye kumuvura 100%. Sibyo ko bagize amahirwe yo kuba ari abanyamafaranga, ariko iyo aba ari abakene ntabwo ibi bintu bari kubishobora. Niyo mpamvu bari guhita bajya kwitabaza polisi, dore yuko kuba mu gihugu nta byangombwa bikuranga uri umuntu mukuru nabwo ni ikintu kibi cyane. Mujye mwibuka nyaboneka kugenda aho mugiye hose mufite ibyangombwa, kubera yuko hari igihe uhura n'impanuka nk'iyi ngiyi ukabura aho ubarizwa. Mbaye rero ubuhamya bukomeye cyane, burya nabonye bwo gutwaza ibyangombwa no kujyana ibikuranga ko ari byiza. Rimwe nigeze kujya ahantu usanga umuntu yakoze impanuka arapfa, amaze gupfa ajyanwa mu bitaro, ariko mu bitaro bibura umuntu n'umwe waba umuzi mu gihugu cyose, arabura bitewe n'uko babuze aho bahera bashakira. Iyo ufite n'irangamuntu barareba, bakajya ku maradiyo bagatanga amatangazo, maze nimba ari umuntu w'Icyangugu, Ikibungo cyangwa ahandi hantu ku inosi bumva radiyo, dore yuko radiyo yacu nka tuvuge nka radiyo nkuru y'igihugu cyangwa n'izindi zose usanga zinavugwa muri diaspora, bose bazumva, no muri leta zunze ubumwe bose bazumva, bareba ibyo mu Rwanda uko byifashe, bakaba bazireba, dore yuko ikoranabuhanga rigenda risakara kuri benshi cyangwa rigasakara hose, n'u Rwanda rugatera imbere mu ikoranabuhanga. Usanga rero bashobora kuvuga ati Gasegege uvuka runaka yitabye Imana ko agize impanuka, maze n'uri muri Amerika agahita amenya yuko umuvandimwe yitabye Imana, akaba yashaka kubatabara. Ariko udafite ibyangombwa babura ahantu bahera, ndetse naho bakura amarikodi yawe kugira ngo bakuzurize amafishi. Burya buri kintu cyose gisaba kuba cyanditswe cyangwa kirikodinzwe, kibitse ahantu, kugira ngo umunsi umwe uzagikenera uzajye kuba wagifata. Rero nihutse, Nyambo nk'uko yarari muri koma rero yabyurutse avuga ati utanyica. Impamvu yavuze iri jambo ni ukubera yuko yarasohotse kwa Devu amwirukankana. Rero ubwonko bwiwe bwari bwamaze bufirizinga, afite ubwoba bw'uko Devu amwirukaho inyuma, nyuma yo kwisanga aryamye ahantu yese agira ngo ari mu maboko ya Devu, dore yuko Devu yari amaze kumubwira yuko agiye kuba yamwereka uwo ari we. Ibyo ngibyo byatumye Nyambo rero acika arirukanka kubw'impanuka, abakubitanye n'imodoka iri kugenda, nawe yarangaye abayiguyemo. Muri iki kiganiro rero nari nababwiye ngo, ariko mbere yuko mbibabwira, nyaboneka reba ko wakoze subscribe, urayikinga iyi video kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Serema. Impamvu umuntu uvuye muri koma, ikibazo cyagiraga ati niye mpamvu umuntu uvuye muri koma agarukana ijambo yasorejeho mu gihe yaragiye kumujya, cyangwa mu gihe ubwonko bwe bwari bumaze gufirizinga agiye muri koma. Rero iyo mpamvu umuntu avuye muri koma ashobora gukomeza ijambo yasorejeho mbere yuko ajya muri koma, si uko yaba yakomeje gutekereza neza igihe yarari muri koma, ahubwo biterwa n'uko umuntu ubwonko bwe bwakoraga cyangwa bukora.
Dore ibisobanuro byoroshye rero bituma umuntu agaruka avuga rya jambo yari yasojeho, cyangwa avuga igikorwa, cyangwa avuga izina ry'umuntu bari kumwe bitewe n'icyo bari kuganiraho. Ubwonko bubika ibintu byaherukaga, icyo bita memory effect. Iyo umuntu agiye muri koma, ubwonko bwe bushobora kuba bwari bufashe neza ibintu byaherukaga kuvugwa cyangwa gutekerezwa. Iyo avuyemo ashobora gukomeza aho yari agejeje, kuko ari byo byari bikiri mu bwonko nk'aho pose yakomeje. Rero akantu ka kabiri, impamvu bayita autopilote cyangwa autopilote y'ubwonko. Hari amagambo cyangwa ibitekerezo ubwonko bushobora gukomeza ku buryo bwikora nk'uko umuntu ashobora kuvuga mu nzozi. Niyo mpamvu ashobora kuvuga ijambo rya nyuma nkaho atigeze ahagarara. Urabyumva yuko burya bisaba n'igihe. Uribaza ngo se ni igihe kingana iki gituma umuntu ajya muri koma akagaruka avuga ijambo ryiwe, cyangwa n'igihe kiyamara muri iyo koma ntaze avuga ijambo. Iya gatatu rero, impamvu ivuga ngo kugaruka k'ubwonko bitaba rimwe. Iyo umuntu avuye muri koma, ubwonko ntibuhita bukora neza 100%. Ashobora kuvuga ibintu bituzuye cyangwa bihujwe n'ibyabaye mbere. Ni nkaho ubwonko busubukura sisiteme buheruka, byaba biherutse cyangwa icyo bita restarting, ugatangiraho wari ugeze. Icy'ingenzi ugomba kumenya rero ko izi mpamvu ubwonko bushobora gukora umuntu avuye muri koma akavuga ijambo yaherukaga kuba yabona, cyangwa ikintu yaraherutse kubona, cyangwa umuntu bari kumwe, si abantu bose bavuye muri koma babikora. Biterwa n'impamvu yatumye ajya muri koma, igihe yamazemo, nuko ubwonko bwe bwangiritse cyangwa bwakize. Bishatse kuvuga ngo rero hari ukuntu ushobora gukomereka ku bwonko bigatuma uzi ibintu byose byisibye mu mutwe. Hari nuko ushobora gukora impanuka ukagaruka rero utangira aho wari ugeze. Nimba ari kuvuga umuntu, nimba ari kumutuka ukabyuka umutuka, cyangwa nimba ari guhamagara umuntu ukabyuka umuhamagara, nimba mwaravuganaga ijambo ukabyuka urivuga nk'uko nyambo we yari afite ubwoba muri we abyutse avuga. Afite ubwoba akavuga ati ntonyice. Mu ncamake rero nuko ubwonko bwari bugifite icyo bita trace y'ibyo yari ari gukora mbere yaho avuyemo, bigatangira aho bwari bugejeje, aho gutangirira bushyashya. Ubwo rero ikibazo aba yagize ni ikihe cyatuma ubwonko bugira ute buba bwatuma abura ibintu bye byose. Nuko biba bimeze rero iyo umuntu ubundi agiye muri koma. Bavuga yuko hari ibyo atangiriraho iyo avuye muri koma, ariko rimwe na rimwe hari n'igihe usanga ibintu byabaye bibi cyane. Reka turebe impamvu umuntu ashobora kuba yagaruka muri koma nta kintu na kimwe yibuka. Ni iki kiba cyabaye byoho? Turebere hamwe impamvu rero zishobora gutuma umuntu ava muri koma, ibintu byose yamaze kuba yabyibagirwa. Impamvu umuntu uvuye muri koma ashobora kubyuka yibagiwe byinshi cyangwa byose biterwa ahanini nuko ubwonko cyangwa icyo bita brain bwangiritse cyangwa bwahungabanye igihe yari muri koma. Dore ibisobanuro rero by'ingenzi. Kwangirikwa nk'abika kwibuka, icyo bita memory control, memory center. Mumbabarire, kwangirika cyangwa icyo bita memory center yabaye yangiritse. Mu bwonko harimo ibice bifasha kubika no kwibuka ibintu, nko muri iyo ibyo bice byangiritse kubera impanuka, indwara, kubura umwuka n'ibindi, umuntu ashobora kwibagirwa ibyabaye mbere cyangwa kutabasha kongera kwiga ibintu bishya. Ubyiga byose ntubifate bikarangira aho ngo babikwerekeraga. Impamvu ya kabiri, igihe yamaze muri koma.
Iyo koma imaze igihe kirekire, ubwonko bushobora guhinduka cyangwa kwangirika, bigatuma kwibuka bigabanuka cyane. Impamvu ya gatatu rero twibuze impamvu yateye koma. Ibi nabyo bigira uruhare runini. Impanuka ku mutwe, iyo bakugonze ugakubita umutwe hasi cyangwa wari muri dushe ukakubita umutwe hasi, indwara zifata ubwonko, kubura umwuka ogisijeni, ibi byose bishobora kwangiza ubwonko kwibuka, ku buryo ubwonko bushobora kubura no kuba wakibuka ikintu na kimwe cyose wigeze ubaho n'izina ryawe ukaba waryibagirwa. Niyo mpamvu ibi bintu dutatu ugomba kubyitondera. Wenda impanuka ntuzazitondera, ariko indwara zifata ubwonko murazizi ko zigomba gukenera kwirindwa cyane, ndetse no kubura umwuka nabyo ukabizirikana. Ku mpamvu ya kane rero, ubwonko bushobora gusubiramo ubundi, kwisubiramo ubundi bushyashya, ugasanga ibyo wakoraga bimeze nk'iby'abana, cyangwa ukisanga mu gihe cyashize ugasubira inyuma nk'imyaka myinshi cyane. Iyo umuntu avuyemo, hari igihe ubwonko butangira gukora nkaho ari bushya nyine, bimwe nababwiraga, ugasanga umuntu ari gukora ibintu nk'iby'abana kandi we ari mukuru, bajya banamubwira amazina yiwe, ugasanga no kujya ku ishuri ugasanga wakagombye kubona amusubiza muri garidiyeni cyangwa muri nasari ya mbere cyangwa iya kabiri, bitewe n'uko ubwonko bwe buri gukora. Yibagirwa abantu nabi, we akabibagirwa, yibagirwa ibintu yakundaga cyangwa akabura bike cyane, akibuka bike cyane mu by'ingenzi yakundaga, ndetse n'izina ryiwe aha yibagirwa abantu, n'izina ryiwe araryibagirwa. Icy'ingenzi rero tugomba kumenya ko izi mpamvu si abantu bose bibagirwa byose. Hari abibuka bimwe buhoro buhoro uko iminsi igenda, hari n'abakira neza bagasubira ku kwibuka kwibuka kwabo, nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyashize, hirya ngo impamvu umuntu ava muri koma akaza yibuka ibintu byose. Mu ncamake rero, koma ishobora kwangiza cyangwa guhungabanya ubwonko, cyane cyane ahabika kwibuka, bigatuma umuntu yibagirwa ibyo yari azi byose. Ngombwa ko nk'uko mwabyiyumviye rero, ni ibintu biba bikomeye cyane, kuba ni iby'agaciro kuba na Nyambo agarutse yibuka cyangwa agarutse vuba muri koma, kubera yuko iyo umaze kuyitindamo ubwonko baragenda bugafirizinga igihe kirekire, bitewe n'uko nta n'ikintu uba wumva, maze ugasanga bigize ingaruka zikomeye cyane zo kuba wakibagirwa abantu, ubwawe ukibagirwa, ubwonko bwawe bugatangira nk'ubw'abana batoya. Rero reka ngushimire wowe wabonye ukomeje kubana natwe rero, ariko ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikoze, kugira ngo dukomeze tubane ubona amakuru ku kandi, kubera yuko aka kantu ibi tuba tuvugira aha ngaha ni ubwa mbere cyangwa si ubwa mbere ubu byumvisha, ariko ni ingenzi ko tugomba kwibukiranya n'imibereho yacu n'ubuvuzi bikagenda neza cyane. Rero ni Dr. Chef Gaseye muze ko ngomane na wongwa na bose ubakunda kandi uhora ubifuriza amahoro y'Imana. Rero we twatangiranye wumva umeze nabi, reka nizere yuko Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza ikabana nawe kandi ikaza kugukiza. Rero reka tubonane mu kindi ganiro by'ubutaha naho ubutaha.